Shalom, tuguhaye ikaze nanone ku isengesho ribohora official we tubana hano kuri iki gicaniro cy'amasengesho. Imana iguhe umugisha cyane cyane wowe wakoze subscribe. Imana ikugirire neza, turagushimira cyane. Komeza kugubwa neza muri Yesu Kristo. Nawe utarakora subscribe cyangwa abone, nawe turagushishikariza kubikora ndetse musangiza ibiganiro abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo isengesho ribohora official turushaho kwaguka kwacu. Nimwe mugomba kubigira mu ruhare, cyane cyane abakora share. Imana ibahe umugisha, abakora like Imana ibahe umugisha. Tuze mu bihe byiza rero byo gusenga. Ejo twavuze uburyo gusenga ari igikorwa gihoraho, igikorwa kigomba gukora nk'uko umutima utera. Usenga nk'uko ubona umutima wawe utera, uhagarika gutera igihe ubuzima bwahagaze bwa hano ku isi, niko n'ubuzima busenga bugomba gukomeza gukora gutyo. Ntabwo dusenga kuko twabuze icyo gukora, ntabwo dusenga kuko gushije ishyano cyangwa se twahuye n'ibibazo, ntabwo dusenga kuko dukeneye, ntabwo dusenga kuko twarwaye, ntabwo dusenga kuko turi mu ntambara z'umwuka, ahubwo dusenga kuko ari ibintu bigize ubuzima, ni ibintu bigize imibereho yacu ya buri munsi. Imana ikugirire neza rero. N'ubundi nta kindi kitugenza tugiye gusenga, ariko mbere ko tusenga turaganira ijambo ry'Imana. Twinjiye mu yindi teme nyine iriya y'ejo twakomeje yo kumena, gusesa cyangwa se kwanga cyangwa se gukumira abakozi ba Satani kugira ngo batakweserezaho imihigo. Satani ashaka kugira ngo Yesu imihigo myinshi afite kandi abakozi be bakorera ku mihigo. Nababwiye ko Imana yambwiye yuko mu isi y'abadayimoni, mu isi y'abarozi, mu isi y'abakozi ba Satani bari mu minsi 14 yo kugira ngo bese imihigo. Bese imihigo bwoko kirero muri iki gihembwe cya kabiri, ubwami bw'umwijima bukorera ku gihembo, bukorera mu bihembwe. Barashaka kwesa imihigo itandukanye, kwesa imihigo yuko bagukenesheje, kwesa imihigo yuko bakugushije mu byaha, kwesa imihigo yuko bagusubije inyuma, kwesa imihigo yuko baguteje inyatsi, baguteje indwara, baguteje ibintu bitandukanye, bakubabaje bakagutoteza. Rero ni wowe wenyine ugomba guhaguruka ukanga yuko ubwami bw'umwijima bugusorezaho imihigo bwahigiye mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo riravuga ngo murwanye Satani azabahunga, mwegera Imana izabegera. Iki ni cyo gihe cyo kwegera Imana, tukarwanya Satani kugira ngo abagaragu be n'abakozi be batesereza imihigo ku buzima bwawe, bagaseribura, bagakora ikirori cy'uko bagukenesheje, bagakora ikirori cy'uko baguteje indwara, bakurabuje, bakujije umudendezo wawe, bakugushije mu byaha, bagutandukanyije n'Imana yawe. Ibyo niyo mirimo yabo bakora amanywa na nijoro, kuko shebuja wabo wabangaje arabakubita, abashyira ku munigo, bakora ku gahato uko bukeye n'uko bwije. Ubwo rero reka duhamagara umwuka wera atuyobore kandi adufashe mu ijambo ry'uno munsi no mu isengesho ry'uno munsi. Mwuka wera ngwino, ambara umutima wanjye n'akanwa kanjye. Mwuka wera ngwino, fata ururimi rw'umubiri katika jina la Yesu, n'urw'umwuka rufatwe. Mwuka wera ngwino katika jina la Yesu Kristo, vuga ibyo Yesu Kristo umwana w'Imana nsuma wadupfiriye yaguhaye. Bicisha ku rurimi rwanjye, bicisha mu kanwa kanjye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Simvuge ibyo nivugisha, ahubwo mvuge ibyo umwuka wera ashaka ko tuvuga mu izina rya Yesu Kristo, kuko umwuka wera niwe umenya ibyo Imana itekereza. Kandi umwuka wera nawe ubuze ibyo dukeneye. Ngaho umwuka wera ngwino kwa jina la Yesu. Mpamagara ubwami bw'Imana kururuka hano hondi
mpamagaye abamarayika guverinoma yose y'ijuru yururukiraho ndi mu izina rya Yesu, kugira ngo mwami ibyo ushaka ko bikorwaho ndi, ibyo ushaka ko bikorwa muri njye, ibyo ushaka ko bikorwa ku baje kuri iki gicaniro cy'isengesho ribohora, ari byo bikorwa no mu ijuru. Buri wese wo muri twebwe ntuduhane mu bitwoshya, ngwino dukize umubi n'imihigo yahize. Uwiteka dukize umubi n'imihigo yahigiye ubuzima bwacu. Uwiteka kiza buri muntu wese uje ku isengesho ribohora, mukize umubi n'imihigo yamuhigiwe yose iburizwemo mu izina rya Yesu Kristo. Yamuhigiwe muri iki gihembwe, yamuhigiwe muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Iyo yahigiwe mu mezi atatu ari imbere cyangwa se umwaka atandatu yandasigaye, niyo mihigo abarozi n'abakozi ba Satani bahigiye kubabaza imibiri yacu, kubabaza imibereho yacu hano mu isi, iyo mihigo iburizwemo mu izina rya Yesu. Satani akorwe n'isoni, abadayimoni bamware. Teza abakozi ba Satani kwikorera amaboko, babure ibyo bahigura ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Umwana Imana nzima, ngaho Mwuka Wera ngwino ubane natwe mu ijambo ryawe, ngwino utwigishe katika jina la Yesu, kandi utuyobore mu buryo bwo gusenga mu izina rya Yesu risumba amazina yose, amen. Karibu rero tuganire ijambo ry'Imana. Ngo isengesho ry'uno munsi nyine niryo gusenya imihigo twahigiweho n'abakozi ba Satani, gusenya imihigo twahigiweho n'ubwami bw'umwijima. Iyo utabaye maso, ubwami bw'umwijima bushobora kugufata bukakumanura ikuzimu rwose. Kumanuka ikuzimu ntabwo ari ibintu bikaze. Umuntu araza akagusuhuza, akimajina yuko yagutwaye, akakumanura akajya kugutanga kwa Satani. Umuntu ashobora gufata ubutaka bwawe wakandagiye akabutanga kwa Satani. Umuntu ashobora gufata umwenda wawe akawutanga kwa Satani, kandi muri uwo mwenda akaba atwaye wowe, kandi akagutanga agutangiye mu mwenda. Mu isi ya kirozi umuntu ashobora kugutangira mu mafaranga guhereza cyangwa se umuhaye, akagutanga kwa Satani. Umuntu ashobora kugutanga kwa Satani biciye mu ifoto. Satani noneho nawe akakwakira akavuga ati rero uyu muntu tugomba kumukenesha. Hanyuma ubwo hagakurikiraho umuhigo, nyine umuhigo ukaba uhigiwe yuko ugomba gukeneshwa. Niyo mpamvu rero nababwiye ngo gusenga iyi si tudasenze, reka nkubwize ukuri, marayika ubwe yaravuze ngo wasiwe nawe wanyanja wo gushishishana, kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi, azi ko igihe asigaranye ari igihe gitoya. Ntabwo marayika yavugaga ubutaka cyangwa se inyanja nk'uko marayika bivuze. Iyo ni imvugo ijimije yo mu buryo bwa gihanuzi, ariko nakubwira ngo si inyanja yavugaga imbaga nyamwinshi y'abatuye isi ko Satani abamanukiye. Yavugaga abantu batuye isi ko Satani abamanukiye afite umujinya mwinshi, wari washoje urugamba mu ijuru akabasha kwigarurira kimwe cya kane cy'abamarayika, akakiyobya kikamuyoboka kikamukurikira. Wowe umwana w'umuntu biroroshye cyane utabaye mu biganza bya Yesu, udasenze, utishyize mu biganza by'Imana, udahungiye muri Kristo Yesu. Nk'uko umuririmbyi aririmba ngo ayigitare c'Imana reka nguhugireho, nta handi hari ubuhungiro wabona ni muri Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe utinywa n'abazimu n'abadayimoni. Byibuka umunsi umwe baramubonye baramubwira ngo uje kuturimbura igihe cyacu kitaragera. Ndahubwire ngo izina rya Yesu Kristo niryo rigomba kuba rikubera ubuhungiro mu gihe nk'iki. N'ubwihisho twihishamo umujinya wa Satani, n'ubwihisho twihishamo umujinya w'Imana. Ni muri Yesu Kristo niho honyine hari ubwihisho. Ni muri Kristo Yesu twihishamo imyuka y'abakonikoni n'abarozi, bakaroga, bagatongera, bakavuma, bakagira ibikorwa byose bishoboka by'uburozi bwabo, bagakoresha amafu baseye mu magufwa yabo bishe, bagatamba ibitambo bitandukanye bahiga ubugingo bwawe ntibabone kuko buba buri muri Yesu Kristo. Rero twihisha muri Yesu Kristo dusenga, dusoma ijambo ry'Imana. Twihisha muri Yesu Kristo dusenga kandi tumukiranukira, tumwubaha mu izina rya Yesu. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana hano, tutangire dusoma Ibyakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 23.
Ibyakozwe n'intumwa igiti cyaho cya 10:23. Reka duhere ku murongo wa 12. Ngo bukeye abayuda baraterana barahirira bahiga yuko batazarya ntibanywe batarica Pawulo. Abahuje inama yo kurahira batyo basagaga 40. Bajya ku batambyi bakuru n'abakuru bati twarahiye twahize ibikomeye yuko tutazarya tutarica Pawulo. Nuko mwebwe banyarukiko mubwire umutware w'ingabo amumanure amubagezeho, maze mwigire nk'abashaka kurushaho kumenya ibye neza. Natwe turaba twiteguye kumwica atarabageraho. Ariko mwishywa wa Pawulo yumva ko bagiye kumucira igico, nuko araza yinjira mu rugo rw'igihome abibwira Pawulo. Pawulo ahamagara umwe wo mu batware imitwe aramubwira ati jyana uyu muhungu ku mutware w'ingabo kuko afite icyo amubwira. Nuko nawe aramujyana amushyira mutware w'ingabo ati imbohe Pawulo yampamagaye aranyinginga ngo nkuzanire uyu muhungu kuko afite icyo ashaka kukubwira. Reka wenda tugarukireho iyo nkuru ne kwikomeza. Icyo tugiye kuganira nagiye kubwira tugiye kuganira ku mihigo, kugusesa imihigo abadayimoni baguhigiye. Gusesa imihigo abadayimoni baguhigiye. Iyo baguhigiye muri uku kwezi, iyo baguhigiye mu mezi atari imbere, iyo baguhigiye uyu mwaka yose tugiye kuyisesa mu izina rya Yesu Kristo. Wumvise rero iri jambo ukuntu ngo abayuda baje guterana barahirira bahiga yuko batazarya ntibanywe batarica Pawulo. Byibuke ko nakubwiye ko Imana yambwiye ko bari mu minsi 14 abana bo mu gice cy'ikuzimu kugira ngo bese imihigo bahise. Nuvuga ngo rero mu isi y'umwijima abana b'umwijima baraterana, nabo barasenga, nabo bariyiriza bakima icyo kurya kugira ngo bakwice. Hano urumva ngo bukeye abayuda barateranye barahirira bahiga yuko batazarya ntibanywe. Baretse kurya, bareka kunywa, biyiriza ubusa, barisonzesha. Apana wowe ubudashaka kwiriza ubusa, ariko mu gice cy'abakwanga, mu gice cy'abakozi ba Satani, mu gice cy'intumwa z'ikuzimu, zo ziriyiriza zikisonzesha, zikima icyo kurya, zikima icyo kunywa kugira ngo zigire ku ntego yo kukugirira nabi. Nuramuka nawe rero utahagurutse ngo wiyirize ubusa nawe usenge, aba bana bo mu gice cy'ikuzimu bazakurusha imbaraga, bazakurusha amaboko, bazakurwanya bakuneshe, kuko wowe utazi icyo gukora. Haguruka nawe usenge. Imana yiteguye kukurwanirira, yiteguye kukuburanira, yiteguye kugutsindira aba bagome, aba babisha bawe, abo bahiga ubugingo bwawe, abahiga ubwanjye ntibazabubona, abahiga ubwawe ntibazabubona. Twizeye Imana ifite imbaraga, ifite ububasha, ifite ubushobozi bwo kudukingira no kuturinda ubugome bwa Satani. Muririmbyi aririmba ngo uturinda buri munsi umujinya wa Satani. Imana igiturinda umujinya wa Satani n'ubugome bwa Satani n'ibikorwa bya Satani. So rero iturinda kuko twayegereye, kuko twayiyegereje, kuko twayisenze, kuko twayambaje. Abangaba rero sasa wumvise ukuntu uyu ni Pawulo wari ufite amavuta, wari ufite imbaraga, wagendanaga n'umwami Yesu. Uwo Yesu Kristo yakoresheje ibikorwa bikomeye, imirimo ihambaye. Turabona hari abantu bahize imihigo ndetse ngo bararahira, biyemeza kutarya, biyemeza kutanywa paka bamaze kwica Pawulo mu izina rya Yesu Kristo. Abahigiye kukwica, kugukenesha, abahigiye kudashaka kwawe,
kutarongorwa kwawe, kudakora ubukwe kwawe, abo bose marayika barwanya, abahigiye kuguteza indwara, abahigiye kuguteza kirize, marayika w'iteka abarwanya. Ndagusengera ngo ingabo zo mu ijuru zimanukira icyarimwe kurwanya abahigiye kuguheza hasi, abahigiye kuguheza ku uruzingo rwose bakuzingishije rucike, uruzingo rw'inyabutatu ku buzima bwawe rucike mu izina rya Yesu. Urwo bazingishije babohesha, bakuboha mu buryo bw'ubutunzi, mu buryo bw'amahirwe, mu buryo bw'igikundiro, ubwo bakubohesheje mu buryo bw'ubuzima bwa hano mu isi, urwo ruzingo rucike mu izina rya Yesu, rucike mu izina rya Yesu. Abahigiye yuko batazarya, yuko batazanywa kugeza igihe baboneye ibibi bakwifuriza bigusohoraho, Uwiteka barwanya, marayika w'iteka abatsinde imihigo baguhigiye, abaribo isubiraho ibyo bakwifuriza, abaribo bikorerwaho izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Abo utabona badafite umubiri, badafite amaraso, baguhiga uko bukeye nuko bwije, ababa bakubikiriye baguteza ibico kwa jina la Yesu, bategereje gukora ibyaha, bategereje kugwa, bategereje gusubira inyuma, bategereje kuva mu byizerwa, bategereje kunamuka ukaba mu nzira z'agakiza kugira ngo bagufatirane, bakugirire nabi, marayika w'iteka abatsinde, ukuboko kw'Imana kubarwanye izina rya Yesu, izina rya Yesu. Ndatura ngo ukuboko kwisumba byose, ariko ukuboko kw'iburyo kundamire, kukuramire izina rya Yesu. Ndatura ngo ukuboko kw'iburyo kwisumba byose kwiyaguteranyije mu nda ya mama wawe, igihe kikagera ikagukuramo, ikakurera, ikagukuza, ukuboko kwisumba byose kukuramire, kukurwanirire, kugutsindire, gusese, kushwanyuze, kumenagure, kuriture imihigo y'abagome, imihigo y'abagambanyi, imihigo y'abakwanga, imihigo y'abazimu, imihigo y'abadayimoni isenyuke, iburizwemo izina rya Yesu. Iminsi bihaye yo kukugira nabi ihinduka ubusa, ihinduka umuruho ku buzima bw'abaguhigiye kukugirira nabi izina rya Yesu risumba amazina yose. Yes, komeza guhagarara muri ayo mavuta yo gusenga. Mwuka wera yaramfasha njyanye mu isengesho ryo kurwana, ariko reka ngaruke mu izina rya Yesu, reka ngaruke kano kanya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo abahuje inama yo kurahira batyo basagaga 40. Umve abahigiye inama yo kugirira nabi Paulo ngo basagaga 40. Uyu Paulo bamuzizaga iki? Ese yari yabatwaye iki? Nta kintu yari yabatwaye, ryari ishyari gusa, byari kumwanga gusa, kuko yabwirizaga ubutumwa badashaka ko babwumva. Iyo dusomye hano hejuru ngo habaho urusaku rwinshi, abanditsi bamwe bo mu gice cy'abafarisayo barahaguruka bajya impaka bati nta kibi twabonye kuri uyu muntu, niba umwuka cyangwa marayika yaravuganye nawe, ibyo bidushishikajeho iki? Nuvuga ngo nta kindi Paulo bamuzizaga ubutumwa yabwirizaga, bamuzizaga inyigisho yigishaga, ntacyo yari yabatwaye. Bamwe rero mu banyamashyari n'abagombe gutyo bamwangira icyo. Nawe ushobora kwibaza ngo urazira iki? Ni iki Satana nziza? Nta kindi nyine, nuko utari mu ruhande rwe, nuko utamukorera, nuko utamwubaha, nuko utamupfukamira, nuko utamuramya. Wavuga ngo nicyo abazimu bapfa nabo, abo bazimu nuko udakorera umuyobozi wabo, udakorera umutware wabo, utari mu ruhande rwabo. Rero ni icyo kindi, niko ngicyo nicyo uzira. Icyo nicyo uzira, nuko uri umwana w'Imana, nuko uri umwana w'Imana wizeye Yesu Kristo, ukunda Imana yawe, utagendera mu nzira
za Satani. Icyo nicyo zira, icyo ni nacyo Paulo rero yaziraga. Ngo noneho sasa habayeho intonganya nyinshi, umutware w'ingabo atinya yuko batanyagura Paulo. Urumva bashaka gufata Paulo ngo bamutanyagure, ngo niko gutegeka ingabo kumanuka ngo zimubanyage ku maboko zimujyane mu rugo rw'igihome. Urumva ko zari zamufasha, abayuda bari bamugose bose impande n'impande. Ngo mu ijoro ry'uwo munsi umwami Yesu amuhagarara iruhande aramubwira ati humura, uko wampamirije i Yerusalemu niko ukwiriye kumpamiriza n'i Roma. Urumva rero umwami Yesu yaramubonekera iryo joro, abari biteguye kumwica yaramubonekeye avuga ati humura, ntacyuba, ndakurinda. Uko wampamirije ahangaha ukampamya hano i Yerusalemu, niko ugomba no kuzahamya ukamvuga hehe, ukamvuga n'i Roma. Urumva rero igitangaje, abangaba bashaka kugirira nabi Paulo, nabitwa ko ari abantu b'Imana, na abantu basengaga, na abantu bavuga ko bari bazi Imana. Ariko turabona ngo noneho sasa nubwo uno musirikare yaramaze kumubakiza, bafashe ibyemezo byo kumukura mu maboko yabo kuko yatinyaga ko bamutanyagura, ngo buke abayuda rero baraterana barahirira bahiga yuko batazarya ntibanywe batarica Paulo. Abarahiye yuko batazarya ntibanywe bataraguteza impanuka, bataraguteza indwara zidakira, marayika w'iteka aburizemo indahiro zabo, izina rya Kristo isumba byose iburizemo indahiro zabo, kuko handitswe yuko yica imigambi y'icakura kugira ngo zidasoza imirimo y'amaboko yazo. Ndatura kugira ngo buri migambi yose yacuriwe ikuzimu, iri mu mitima y'abakwanga, iri mu mitima y'abatifuza ibyiza, iri mu mitima y'abadashaka kuzamuka ngo uve ku rwego ujye ku rundi, iyo migambi marayika w'iteka yice isumba byose, yirimbure mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Reka Uwiteka akuramize ukuboko kwe, agufata ukuboko kwe, akugezaho abanzi bawe badashaka kugera, akugezaho ababisha bawe badashaka gukandagira. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo ndatura kugira ngo aka kanya marayika w'isumba byose agutumweho, agufata ukuboko, akujyane aho ijuru ryagambiriye ugomba kugera, mu gice cy'imibereho, mu gice cy'agakiza, mu gice cy'iterambere, mu gice cy'imyigire, mu gice cy'ubuzima bwa none bwa hano mu isi, aho Imana yakugeneye ugomba kugera. Ndatura ngo njye nawe turahageze mu izina rya Yesu Kristo, ndatura ngo njye nawe turahageze mu izina rya Yesu Kristo. Abarahiriye kudukoza isoni, abarahiriye kutujugunya mu kimwaro, bakatumwaza bakadushyira mu gisebo, mu izina rya Yesu Kristo ndasenya igisebo cyari cyateguwe ku buzima bwanjye n'ubwawe, mu izina rya Yesu Kristo ndasenya igisebo cyari cyagupangiwe ku buzima bwawe ndetse n'ubwanjye, mu izina rya Yesu Kristo. Gukorwa n'isoni kwari kwateguwe kuri wowe no kuri njye ndagutesha agaciro, mu izina rya Yesu Kristo. Handitswe yuko ntawe umwizera uzakorwa n'isoni. Zo petese kiria holi ya pataskla baba riyo moredeze kiria. Ndatura yuko mu bo dusengana, mu bo tubana ahangaha ku isengesho ruhoro fisho, nta numwe wo gukorwa n'isoni, mu izina rya Yesu Kristo, kuko handitswe yuko katika jina la Yesu Kristo nta uzakorwa n'isoni keretse abava mu masezerano. Nta mpamvu ridufite kuva mu masezerano, turakomeye mu masezerano, turashimangiwe mu masezerano, izina rya Yesu Kristo. Aturota ndashimangiwe mu masezerano y'Imana, sinzayasohokamo, sinzayavamo, izina rya Yesu Kristo. Aturita mu izina rya Yesu Kristo buri nama zose na buri migambi yose yacuriwe ubugingo bwanjye, yacuriwe umubiri wanjye, yacuriwe imibereho yanjye, yacuriwe agakiza kanjye, kwa jina la Yesu iyo migambi ndayisenya, ndayitesha agaciro, izina rya Yesu Kristo. Abarahiriye kungirira nabi, abateranye mu isi y'abarozi, abadayimoni, imizimu, amajini n'abatware bo mu butware bwa Satani bangenza, bankurikirana, marayika ukomeye wisumba byose watumwe mu gihe cya Danieli akamugeraho, wa jina la Yesu Kristo. Uwiteka tuma marayika wawe ku buzima bwanjye, tuma Mikayire warwanya intambara za Danieli agasubizwa biciye mu kunesha
kwa Mikayire Uwiteka tuma Mikayire wawe ku buzima bwanjye nanjye ntsindire umwuka wose wakoreraga mu kirere cyanjye wafatiriye bisubizo by'amasengesho ubiburizamo. Marayika w'Uwiteka awukubita uyu mwuka, marayika w'Uwiteka akubita umutware uwo ari we wese uboshye ikirere cyanjye utangira ibisubizo by'amasengesho yanjye, upfobya gusenga kwanjye, uhinyuza gusenga kwanjye. Marayika w'Uwiteka amutsinde, amukubita hasi wa jina la Yesu. Imbaraga zihinyuza gusenga kwawe, izihinyuza ibyo wizeye, izihinyuza ibyo wasabye Imana zikavuga yuko tagomba kubigeraho, umuriro w'Imana uzitwike mu izina rya Yesu Kristo. Izashyizwe mu mubiri wawe, imyuka yashyizwe mu mubiri wawe ngo ikurwanye yicaye mu nda yawe, isohoke muri iyo nda yawe izina rya Yesu Kristo. Yikurwanya iri mu bitugu byawe, iri mu isura yawe, iri mu maso hawe, umuriro w'Imana witwike wa jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Komeza usenge. Urumva ndi gusenya imbaraga zose zakurwanya zikuriho. Birashoboka ko abakurwanya bahindura uburyo bwo kurwanya, bakaza bakicara mu mubiri wawe, bakarwanya intego zawe bari mu mubiri wawe. Narababwiye ngo hari umuntu nasengeye ntangiye gukubita abadayimoni, batangira kumuvugiramo. Dayimoni nyibajije ngo dayimoni we wa mwuka wicaye we hehe mu mubiri we? Urambwira ngo wicaye mu nda. Nuvuga ngo rero uwo muntu yarwanywaga n'idayimoni yicaye mu nda. Uwundi ndi gusenga nkubise umudayimoni umwe nkubaje ni wicaye he, uwundi urambwira ngo nicaye mu maso ye no mu isura ye. Nuvuga ngo uwo muntu yarwanywaga n'umudayimoni wicaye mu isura ye, waramwimishije, wamuteje icyangiro, wicaye mu isura ye. So dayimoni rero ushobora kukurwanya, cyangwa umwuka mubi ushobora kukurwanya uri mu mubiri wawe, ugendana nawe, uwufite mu isura, wicariye isura yawe utabizi. Dayimoni ushobora hari uwundi nasenge nkubise dayimoni, ndayaza wewe dayimoni wicaye he? Urambwira ngo nicaye mu matwi ye no mu mutwe. Nuvuga ngo rero iyo dayimoni yicaye mu matwi yawe, kumva biragorana, gusobanukirwa biragorana, kugira ngo wumve ibyo twigisha hano hantu kuri iki gicaniro birakuyobera bikagucanga. Kubita uwo mwuka usohoke mu matwi yawe mu izina rya Yesu Kristo. Kubita uwo mwuka ukurwanya wicaye mu gutwi kwawe ugusokemo mu izina rya Yesu Kristo. Kubita uwo mwuka ukurwanya wicaye mu mara yawe ugusokemo muri ayo mara mu izina rya Yesu Kristo. Kubita uwo mwuka ukurwanya wicaye muri sexe yawe, wicaye mu gitsina cyawe. Hari undi nasenge dayimoni zino zirasakuza, ndazivugisha nicaye he? Dayimoni irambwira ngo ndi mu gitsina cye. Kubita iyo dayimoni rero nawe yaba yicaye mu gitsina cyawe. Hari umudayimoni ushobora kurwana nawe yicaye mu biganza byawe no ku maboko yawe. Kubita iyo myuka mu izina rya Yesu Kristo, isoke mu biganza byawe no mu maboko yawe mu izina rya Yesu Kristo. Hari umwuka ushobora kukurwanya uhagaze mu kirenge cyawe cyangwa se mu matako. Ndatura ngo iyo myuka ikuvemo mu izina rya Yesu. Ndayohereza umuriro w'Imana kwa jina la Yesu. Ndayohereza umuriro w'Imana fire kwa jina la Yesu. Ndayohereza umuriro w'Imana, ndayohereza umuriro w'Imana kwa jina la Yesu. Ndayohereza umuriro w'Imana kuri izo mbaraga ziri mu mubiri wawe zikurwanya, zicaye mu mubiri wawe. Myuka bakurambere biwanyu bakurwanya bicaye mu mubiri wawe, basohoke mu buzima bwawe. Bakurwanya barapfuye, abo Satani aba yazamuye akabatuma kuza kwinjira mu buzima bwawe, ndabategeka gusohoka mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Abo bahigiye kuguheza ku gisasiro, abahigiye kuguheza mu buriri, abahigiye kukwicisha iyo ndwara urwaye, umuriro w'Imana batwike, umuriro w'Imana batwike, umuriro w'Imana batwike. Abahigiye kukwambura ubuzima, abahigiye kukwambura imibereho, abahigiye kukwica imburagihe, umuriro w'Imana batwike uvuye mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Abahigiye kugusebya, abahigiye kukumanura ikuzimu, umuriro w'Imana batwike, umuriro w'Imana batwike, umuriro w'Imana batwike mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo umuriro w'Imana utwike abo bahigiye kukumanura ikuzimu, abajyanye ikuzimu ibiganza byawe ndabivanayo mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Abajyanye ikuzimu ibirenge byawe ndabivanayo mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Abatwaye isura yawe ikuzimu ndabivanayo mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Katika jina la Yesu, buri kimwe cyose cyawe kandi cyanjye nanjye cyafatiwe ikuzimu ndakivanayo, ndabivanayo wa jina la Yesu. Mpamagaye imigisha yanjye yose yariri mu isi y'umwijima kugira ngo iveyo kwa jina la Yesu. Abayifatiriye
bayirekure kwa jina la Yesu. Tangira usengere imigisha yawe yafatiwe mu isi y'umwijima, tangira uyihamagara ikuzeho mu izina rya Yesu Kristo. Hamagara ubutunzi bwawe bukugarukire, hamagara amahirwe yawe wagiraga kera kugarukire, hamagara ishabo wagiraga kera rikugarukire, hamagara igikundiro kikugarukire, hamagara umubiri muzima kandi umubiri udafite indwara wari ufite mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugarurira umubiri muzima, ikugarurira ingingo nzima mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndahamagara imigisha yanjye yose yari yabohewe mu bakozi ba Satani, yo bamanikozi, niyo baboheye munsi y'igiti mu cyari, yo baboheye ku kintu cyari cyose katika jina Yesu, bakayibohera mu butaka, bakayibohera munsi y'inyanja, bakayibohera mu icupa, bakayibohera ahantu hose hatandukanye, bakayitaba. Ndayitaburura mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye imigisha yanjye yose abarozi bari baratangiriye, abana mu mwijima bari baratangiriye, ndayibambura mu izina rya Yesu Kristo. Bari bagambiriye kuntoteza no kumbabariza hano mu isi kwa jina Yesu, basubirane imibabaro yabo mu izina rya Yesu Kristo, basubirane nimba zabo, musubirane agahinda kanyu n'inimba zanyu mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Satani arashaka kukubabaza, aragira ngo uhorane intimba, aragira ngo uhorane imibabaro. Musubize imibabaro ye, musubize agahinda ke, subiza abadayimoni krize zabo, subiza abadayimoni nyatsi zabo, subiza abadayimoni izo ndwara zabo baguteza. Mvuga ati musubirane indwara zanyu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ngendo kugubwa neza, ngendo kugira amahoro, imihigo yanyu yose nimihinde ivu n'umuyonga mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Mihigo ya Satani yose impfabusa mu izina rya Yesu. Noneho ijambo riravuga ngo abahuje inama yo kurahira batyo basagaga 40. We sinzi abahiga ubuzima bwawe basa ni bangahe? Bashobora kuba ari 100, bashobora kuba ari 10, bashobora kuba ari 3, ariko nta kibazo cy'umubare. Baba naho baba 1000. Ijambo rirambwira ngo abantu inzovu bazagwa iburyo bwanjye kandi abandi 1000 bagwa imbere yanjye. Ubwo rero ntacyo bivuze. Bajya ngo kubatambyi bakuru n'abakuru bati twarahiye twahize ibikomeye yuko tutazarya tutarica Paulo. Urumva baravuga ngo bahize ibikomeye. Hari ukuntu abadayimoni baba bahize bagahiga imihigo ikomeye ku buzima bwawe, bagahiga imihigo ikomeye yo kukugirira nabi, bagahiga imihigo ikomeye yo kugira ngo baguteze za nyabingi zikubuza umutekano, bagahiga imihigo kugira ngo baguteze guferinga, gutsindwa, babone uko bakugosha mu bibi. Ariko iyo mihigo yabo kuyitesha agaciro, kuyirimbure mu izina rya Yesu. Imihigo yose yahizwe kubw'ubugingo bwawe yose, Imana Data twese irimbure. Ngo nuko mwebwe bananyarukiko mubwira umutware ingabo ngo twari tugeze ku murongo wa 14 ngo bajya kubatambyi bakuru n'abakuru bati twarahiye twahize ibikomeye yuko tutazarya tutarica Paulo. Nuko mwebwe abanyarukiko mubwira umutware w'ingabo amumanure amubagezeho, maze mwigire nk'abashaka kurushaho kumenya ibye neza, natwe turaba twiteguye kumwica atarabageraho. Urumva yuko umva noneho ibintu bari bapanze ngo tubwire umukuru w'ingabo amumanura mutugezeho, maze ngo twigire nk'abashaka kurushaho kumenya ibye neza. Hari abantu bakwegera bashaka gusa nkaho bagufasha, bashaka gusa ubundi Satani gutegera mu muntu runaka uba witeguye kuba yavuga ngo aje kugufasha. Ababigize nk'abantu wumve inama bari bigiriye ngo mumwigize hafi yacu, natwe turamwegera. Twigire nk'abantu nk'abifuza kumva inyigisho ze, twigire nk'abantu nk'abashaka kumva ibyo avuga, ariko ngo turahita tumusumira tumwice. Itondera abantu bakwegereye, bigira nk'abantu bashaka kukumva, bigira nk'abantu bashaka kugufasha, bigira nk'abantu bashaka ngo ibere maso kuri abo bantu. Ushaka ubufasha cyangwa se nawe ukeneye ubufasha, abo ngabo nibo bakurangiza nutaba amaso. Ijambo riravuga ngo umwanzi w'umuntu azaba wa bugufi bwe. Uwo wigiza bugufi bwawe niwe wakubera umwanzi. Uwo wigiza bugufi bwawe utazi Imana, udasenga, ishitani rimuturamyemo kugira ngo rikugirire nabi. Ishitani rimuturamyemo kugira ngo umanurirwe muri icyo kibazo, ufatirwe mu kibazo. Igihe cyose Satani ategera umuntu mu bibazo, ategera umuntu mu byo akeneye, hahandi ufite icyo ukeneye, Satani aba yiteguye kugira ngo akigutegeraho arebe ko yakigufatiraho.
ibere maso rero. Yesu yageragejwe na Satani amutegera ku byo kurya, aravuga kuko yabonaga ashonje, aravuga ngo niba uri umwana w'Imana nufate uyu mutsima, nufatire ibihindura umutsima kuri ibyo ukeneye, kuri ibyo wifuza. Nutaba maso nibyo wagwamo, nibyo wazira. Niho abana b'umwijima bakubonaho ikirego bakakumanura ikuzimu, ukamanuka umanuriwe muri uwo muntu, ukamanuka umuntu ni munini. We ntushobora kumenya umuntu. Imbaraga z'Imana zikurengere mu izina rya Yesu. Ba maso. Ijambo ryaratubwiye ngo musenge, mugumye gusenga kandi muba maso. Nutibera maso, gumya gusenga kandi uba maso. Nutaguma gusenga noneho ukavuga ngo nasenze buriya byarangiye byavuye, utegetswe no kuba maso. Urishyira imbogo, urishyira Nyabarongo irakumira. Senga ariko unabe maso, ushyireho ubwirinzi ku buzima bwawe, ugira imipaka, ugira amahame ugenderaho. Hano rero umvise icyaba abantu bari bagambiriye ngo barigira nk'iki, ngo barigira nk'abantu bari bumwegere bashaka kumva ibye, nyamara ngo bahita bagira gute, bahite bamwica. Abo bantu rero bashaka bakwigiraho beza, ubabere maso nshuti yanjye. Abo bantu ukeneyeho serivisi cyangwa se baza bakwereka nkaho bashaka kuguha serivisi, ube maso. Ngo nuko mwebwe abanyarukiko mubwire umutware w'ingabo amumanure, amutugezeho, maze mwigire nk'abashaka kurushaho kumenya ibye, natwe turaba twiteguye kumwica atarabageraho. Imbaraga z'Imana zigutabare mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zigukure mu kaga, zigukure mu mihigo y'abazimu, zigukure mu mihigo y'abadayimoni. Ngaho uvuga uti mu izina rya Yesu Kristo tsumba amazina yose, buri mihigo yose nahigiwe muri aya mezi, muri iki gihembwe cy'uku kwezi, iyi mihigo yahizwe ku bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, yo kungirira nabi, kunyicisha ubukene, kunyicisha indwara, kunkenesha, kunsubiza hasi, kungusha, kunsubiza mu byaha ibyo naretse katika jina Yesu, kumva kumanura mu ikuzimu, kunkuramo kwizera, kunkuramo gukiranuka, kunca intege. Iyo mihigo yose yahigiwe ubuzima bwanjye, yahizwe n'abantu, baba ari batatu, baba ari umwe, baba ari benshi, uko bangana kose. Jambo ribwira yuko bantu inzovu bazagwa uburyo bwanjye, kandi jambo rivuga yuko azaterana ari kuzaneraniraho, azagwa ari jazize katika jina Yesu. Watsinze urupfu n'ikuzimu, uwanteraniraho wese agwa ari jazize. Uwangambiriraho ikibi, kungusha, kunsubiza inyuma, ndamufunga kwa jina Yesu, ndamufunga kwa jina la Yesu Kristo. Watsinze urupfu n'ikuzimu. Urakoze mwami Yesu, mukiza n'umucunguzi. Ngushimiye ko ntabaye, ngushimiye ko ndengeye zina rya Yesu Kristo, ngushimiye ko ndengeye, ngushimiye ko ndengeye. Sanze rero ko Satani n'abakozi be banyeserezaho imihigo yabo zina rya Yesu Kristo. Nanze kuba abana b'umwijima bansorezaho imihigo yabo, bakazantangamo raporo y'ibyo bakoze. Uwiteka nyemerera bari biteguye kuntangaho raporo y'ubugome bangiriye, ubwo bugome bubasubireho zina rya Yesu Kristo. Ubwo bukene bubasubireho zina rya Yesu Kristo. Izo ndwara zibasubireho zina rya Yesu Kristo. Abancumurizaga sanyabingi, abantezaga imizimu, amajini, imyuka mibi, bohereza indwara, inyatsi, ubukene wa jina Yesu, uriro w'Imana ubatwikane n'ubukene bwabo n'amakrize yabo izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana ubatwikane n'ibyago byabo n'amakuba yabo banyifuriza izina rya Yesu Kristo. Watsinda urupfu n'ikuzimu. Uwiteka tsinda abanzi banjye, tsinda ababisha banjye barwanye mwami, ubatsinde zina rya Yesu Kristo. Uwiteka tuma marayika wawe ukomeye, ufite ububasha n'ubutware bukomeye,
arwanye abandi bose bandwanya biyumvamo ko bafite ubutware, abiyumvamo ko bafite imbaraga zo kungirira nabi, abiyumvamo ko bafite ubushobozi bwo kumpemukira katika jina la Yesu. Uwiteka barwanye, bakubite hasi. Uwiteka rwanya bandwanya, burana n'abamburana ubugingo bwanjye, jina rya Yesu. Abashaka imibereho yanjye bayibure, abashaka kumpfobya, kumkinagaza, kuntoteza, kumbabaza, kuncira mu buzima bw'akababaro, ubw'ubutayu basubizwe inyuma, izina rya Yesu. Abashaka kuntandukanya n'urukundo rw'Imana bakangusha umuriro w'Imana ubatwike, izina rya Yesu. Abashaka kundwanya bari mu mubiri wanjye, ibiri mu mubiri wanjye byose bisohokamo, izina rya Yesu. Abihaye katika jina Yesu ikaze mu mubiri wanjye, abihaye ikaze mu mubiri wanjye, ntabahaye ikaze bakizana mu buzima bwanjye, bagenzwa no kungirira nabi katika jina Yesu. Abanseseyemo bwihishwa bakinjira mu maraso yanjye, mu ngingo zanjye, mu mibereho yanjye, umuriro w'Imana ubatwike, ntihagire n'umwe usubirayo adapfuye kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Abatumwe gufatira ibirenge byanjye, intambwe zanjye, isura yanjye, abatumwe gufatira amasezerano yanjye, umuriro w'Imana ubatwike, jina la Yesu. Marayika w'Iteka abagenze kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Abanci intege mu by'ubugingo, mu by'umwuka, abanci intege mu bwenge, abanci intege zo gusenga, zina rya Yesu. Umuriro w'Imana ubatwike, zina rya Yesu. Abarwanya destiny yanjye, imbaraga z'Imana zibarwanye, zibakubita hasi mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Abatumwe kunaniza, abatumwe kumbuza gusingira ibisubizo by'amasengesho, aba barwanya gusubizwa kwanjye, umuriro w'Imana ubatwike. Abafite umubiri na mu izina rya Yesu, n'abatawufite, abambaye inyama n'umubiri n'amaraso, ndetse n'abadafite umubiri n'inyama n'amaraso, bahurira hamwe kundwanya, bahurira hamwe kungenza, bahurira hamwe gushaka kunyica, kunyambura ubuzima, kunyambura kubaho katika jina Yesu. Wanesheje urupfu n'ikuzimu, cyangwa se abagambiriye ko nabaho mbabaye, ko nabaho ndi umukene ntacyo mfite, abo bose marayika w'Iteka abarwanye, imbaraga zo mu ijuru zibarimbure, jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uwiteka manukira kuntabara, Uwiteka manukira kundengera, ngwino usohoze ibyiza wategekeye ubuzima bwanjye, binjereho ibyiza wategekeye ku buzima bwanjye, ko bimbeho. Ijambo ryawe ruvuga yuko Uwiteka ibyo wibwira kungirira atari bibi, ari ibyiza byose wibwira kungirira. Uwiteka tuma marayika wawe abisohoze, abishyitse, abinkitseho izina rya Yesu, maze cyari kibi cyari cyanteguriwe gisubizwe inyuma mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Ikibi cyari cyateguwe muri aya mezi, muri uko kwezi kwa gatandatu, cyari gusorezwa ku buzima bwanjye, ndagifuta, ndagihanagura, izina rya Yesu. Ndahanagura ibibi byose cyari byateguwe ku buzima bwanjye, ku banjye, ku nshuti zanjye, ku banyifuriza ibyiza. Ibyo bibi byari byabateguriwe ndabihanaguza amaraso Yesu Kristo. Urakoze Mwami, nguhaye amashimwe, nguhaye icyubahiro, kuko kwawe kuntabaye kandi kundengeye, ni mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Iryo twahagukirizwamo, iryo twahawe ubuzima, mpawe kunesha, nteye imbere, ndabohotse, ninjiye mu masezerano, nta kibi kizangeraho, nta n'ibyago bizegera ihema ryanjye, izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Amen, amen, amen. Yesu aguha, Yesu akugirire neza. Mana amahoro kwagurira intambwe kandi ikugirire neza rwose, iguhe kubona ibyo usengeye uyu munsi. Mana iguhe umugisha. Ntugende udakoze sabone cyangwa subscribe niba utarayikora. Uwiteka aguha, Uwiteka akugirire neza. Yego hari abantu mbona bagenda bashyiraho 1000 kuri telefoni, bashyiraho 500, bashyiraho angahe,
Imana iguhe umugisha, Imana ibagire neza. Buri muntu wese yitanga uko afite. Uwiteka aguhe umugisha kandi yumve gusenga kwawe, agusubiza ibihwanye n'ibyo umutima wawe ushaka, mu izina rya Yesu Kristo. Shalom shalom.